rimwe na rimwe ushobora kuba uri umusore ariko ukaba warihebye, rimwe na rimwe uvugisha umukobwa rimwe, ikindi gihe kuvugana bikaba bigoye bitewe n'amagambo wamubwiye cyangwa se uburyo ki wamwitwayeho mugihura bwa mbere. Ariko hari ibikorwa ushobora kuba wikorera wowe ubwawe bwita abakobwa bakaza bakuganiza cyangwa se banakuvugisha. Uyu munsi ngiye kukwereka ibintu ugomba gukora cyangwa se ushobora gukora niba warabuze girlfriend. Ndetse kubakora video tubabwira ese nibihe umukobwa ashobora gukora yarabuze boyfriend. N'abasore rero namwe uyu munsi twaje, ariko ndagushishikariza gukanda subscribe n'ubu utarayikanda kugira ngo buri kiganiro giciye hano ujye uba wa mbere mu kukibona, kuko ni byinshi ducisha hano byerekanye n'imibanire, urukundo ndetse n'uburyo ushobora kwitwara mu rukundo, inama mu rukundo ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye byerekeranye n'imibanire, yaba ku bagabo, abasore ndetse n'abagore ndetse no mu buzima busanzwe. Uhawe ikaze rero muri uno muyoboro mugari werekeranye n'imibanire, wowe ufite agahinda mu rukundo cyangwa se wowe ufite ikindi kintu runaka mu rukundo. Rero uyu munsi abasore twaje tugiye kukwereka ibintu ugomba gukora niba warabuze girlfriend. Uhawe ikaze. Ikintu cya mbere ugomba gukora niba warabuze girlfriend, gabanya ingeso mbi zawe. Wa musore we ushaka kuba impamvu utabona girlfriend cyangwa se umukobwa wenda muvuganye rimwe agahita nagukatera kubwira uti nge sinakundana nawe bitewe n'ibi bintu. Ushaka kuba uri indaya, ushaka kuba uri umusinzi wiyandarika, ushaka kuba uri umuntu w'igisambo cyangwa se ukora ibindi bintu bibi bishobora kwandikisha izina ryawe nyine rikaba izina ribi muri karitsiye. Gerageza ugabanye izo ngeso mbi zawe. Rimwe na rimwe ingeso ufite nizo zishobora kuba zikwicira kuba utabona girlfriend. Gerageza izo ngeso mbi zireke ahubwo ukora ibintu bizima. Ikintu cya kabiri ugomba gukora niba warabuze girlfriend, gira indangagaciro kandi wiyubahe. Nkuko twatubivuze rero, igihe cyose unywa inzoga cyangwa se ugakora izo ngeso mbi zindi zigiye zitandukanye ariko ukaba aho ngaho ibyo byose ubikora nta ndangagaciro kandi utaniyubaha, gerageza wiyubahe kandi unage izo ndangagaciro. Uvuga uti ese gukora iki kintu kari bibi nabikora, cyangwa se izi ngeso nkomeje kuzikora zishobora kungirira akamaro. Rero banza urebe ahari inyungu. Ushaka kuba ukeneye girlfriend ariko izo ngeso unazifite, aho ngaho girlfriend washobora kutazishimira cyangwa se bikazasenya n'urugo rwanyu. Wenda mushaka gukundana warazimuhisha, ariko igihe urukundo rwanyu rukomeje cyangwa se urugo rwanyu rukomeje rukazasenyuka nyuma bitewe n'izo ngeso wongeye kuzigarura. Ibyo ngibyo ni bibi. Aho gerageza ugire indangagaciro kandi wiyubahe, bizatuma ubona girlfriend muzima mwiza. Ikindi kintu cya gatatu ugomba gukora niba warabuze girlfriend, gabanya kuba umwasama mu bintu byose. Rimwe na rimwe ushaka kuba uri umwasama, ikintu cyawe cyose ukakivuga, mbese ugasanga nyine ubuzima bwawe bwose buri hanze, biri hanze. Ibyo ngibyo ntabwo bizatuma urukundo rwanyu rukomera ndetse n'urugo rwanyu bizarusenya. Ahubwo gerageza wirinde kuba umwasama muri byose, ukore byiza kandi ube intangarugero mu bantu beza b'inyangamugayo, bizatuma ubona girlfriend. Ikintu cya kane uzakora niba warabuze girlfriend, gira isuku muri byose. Nyaboneka amagambo uvuga aba afite isuku, ukuntu ugaragara byose aba ari isuku gusa. Wirinde kugaragaza umwanda mu bintu byawe. Ayo magambo uvuga, ibikorwa ukora bibe birimo isuku. Imyenda yawe, buri kimwe cyawe cyose nyine kibe kiri ku isuku. Iyo mvuze isuku ntabwo ari ukoga, mbese koga nabyo birimo, ariko gerageza ukore n'ibindi bikorwa runaka biri mu isuku. Wirinde kuba umunyamwanda ibintu birimo akajagari. Ikintu cya gatanu ugomba gukora niba warabuze girlfriend, gabanya kwihoma ku muntu utakigukunda cyangwa se utagukunda. Ushaka kuba warakundanye n'umuntu cyangwa se umuntu agikundana ariko ugasanga uburyo kumwitwaraho umwihomaho, uburyo ki ugaragaza imibanire yawe nawe we bigaragara ko uba uri kwihoma. Ibyo ngibyo rero ni bibi kuko bituma usuzugurwa. Rimwe na rimwe n'umukobwa wo ku ruhande wenda wagukunze yabona uburyo ki wihoma ku mukobwa, bigatuma nyine nawe igihe cyose muzakundana cyangwa se igihe muzamenyana atazajya aguha agaciro. Rimwe na rimwe nawe agera ngo umwihomeho, ari byo nyine nawe yabonye nyine uri umuntu wihoma, nawe azaza nyine azi ko uzakomeza ugakora ibyo bikorwa byawe, nyine azaba ari nkayo ndangamuntu yawe.
ikintu cya gatandatu tugomba gukora niba warabuze girlfriend, kunda gusenga Imana. Rimwe na rimwe hari igihe usanga impamvu yabyo ari satani ukurimo, urimo satani. Rimwe na rimwe ibikorwa ukora cyangwa se ingeso zawe zirimo satani, cyangwa se satani yivanze mu rukundo rwawe. Gerageza rero usenga Imana kandi uyiyegereze, izagufasha muri byose. Ntawe atakiye Imana yimwe, gerageza nawe yisabe izaguha. Ikintu cya karindwi ugomba gukora niba warabuze girlfriend, gerageza wite ku mirire yawe. Rimwe na rimwe uri wa muntu urya ibyo ubonye byose, cyangwa se ugasanga uri wa muntu uryagagura. Rimwe na rimwe umuntu uryagagura no kwiyitaho nyine ntabwo aba yikunda kuko aba yiyangiriza. Rero gerageza wiyiteho, bizagufasha. Rimwe na rimwe hari igihe usanga urya bigatuma umubiri wawe umera neza. Urwo ni rwo rufunguzo ruzatuma rero n'urukundo rwawe ruba rwiza. Ikintu cya munani ugomba gukora niba warabuze girlfriend, ba inyangamugayo. Rimwe na rimwe hari gusanga ubunyangamugayo buke butuma umuntu atagukunda bitewe n'uburyo ki wamwigaragarije. Rero gerageza ube inyangamugayo muri byose. Ikintu cya kenda ugomba gukora niba warabuze girlfriend, gerageza ugabanye kunywa ibiyobyabwenge. Ikintu cya cumi uzakora niba warabuze girlfriend, ba intangarugero muri byose. Ibyo ngibyo ni byo uyu munsi naguteguriye kugira ngo niba uri umusore ugerageze ibi bintu ubikurikize, bizagufasha. Nibyo nabateguriye, ariko ndagushishikariza gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro. Nanjye ubategurira nkanabibagezaho. Nitwa Aime, iyi YouTube channel yitwa Aime Heart. Mwakoze cyane.